Formula 1 Rwanda twagarutse uti rero tubimeze biti uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo ubu ngubu kiri muri kipe bita Oracle Red Bull Racing. Iyi ni ikipe ya Red Bull yahoze yitwa Oracle Red Bull Honda, ariko ubu ngubu isigaye yitwa Red Bull gusa, nyine Oracle Red Bull gusa. Uti rero harimo ikihe kibazo ubu ngubu hano kano kanya tuvugana ubu ngubu byadogereye muri Red Bull, yaba mw'indani n'abari hanze bose batangiye gutunga intoki Christian Horner. Uyu Christian Horner ni team principal rero buriya mu kipe yo muri Formula 1 yuri team principal, ubu uri coach ukaba na manager ukaba na boss cyarimwe. Nicyo team principal bisobanura hano muri Formula 1. Mbese no bubazwa ibintu byose ku ikipe, ku cyuriya yatsinzwe, ku cyungu muzamwongera amasezerano, ibintu byose kugeza no ku myenda bazambara, impamvu zabisa umukara cyangwa umutuku, ibintu nk'ibyo. Uwo bita rero Christian Horner, team principal wa Oracle Red Bull Racing, ubu ngubu ari mu cyo twakwita nk'ibibazo, kuko ubu ngubu tuvugana amaje gutwara umushoferi we Max Verstappen amaje gutwara championship ebyiri byikurikiranya, n'ingi ya gatatu nayo azayitwara nta kabuza kabisa, kereka habaye nk'impamvu zitunguranye nk'urupfu gusa nirwo rwatuma atayitwara, naho ibindi byose biragaragara ko ari hejuru cyane. Uti rero ibibazo afite ni ibi, ubu ngubu barimo baribaza bati ubundi iyo ufite abashoferi babiri kandi ikipe yawe nyine iri ku gasongero, uba ufite imodoka irusha izindi, babivuze ko uba ugomba kwiyaranja ukihangana abashoferi bawe ukabagabanya ama championship. Niyo utayabagabanya ukishakamo uburyo umwe ari buze kuyibonamo. Abantu barabyibuka zamani kabisa, back in days muri za 2013 ubwo uyu Toto Wolff principal wa Mercedes yafataga Mercedes, yahise asinyisha umwana bitaga Lewis Hamilton. Icyo gihe aza asanga n'ubundi amaze nk'imyaka 2 asinyishije akandi kana bitaga Nico Rosberg k'Akadage. Bari abashoferi babiri bari mu bireri bafite imyuka, ariko nyine icyo gihe Mercedes yari itarabasha gukora imodoka nziza. Ariko guhera muri 2014 ubwo F1 yahinduga amategeko ibwira abantu bose yuko imodoka igomba gusiganwamo hano igomba kuba ari hybride cyangwa se hybrid, igomba kuba byibuze ifitemo n'akantu k'amashanyarazi ikoresha kugira ngo habashe gukomeza iyi gahunda isi yihaye yo kubungabunga ibidukikije. Iyo gahunda rero, iyo system nshyashya bari binjiyemo ya hybrid, Mercedes no yazanye technology yo gukora iyo modoka, noneho yo ari kwikaza yiruka. Izindi zo zari zimenyereye mazutu zagiye muri hybrid birazigora, ariko Mercedes yo ako kanya yesibona umuti. Rero byagenze bite? Guhera 2014 Mercedes no yatangiye gutwara ayo ma championship, barabyibuka 2014 rero Hamilton barayitwaye, 2015 arayisubiza. Muri Mercedes batangiye kwikanga bati set ni ibingibi se ko dufite abashoferi babiri kandi bose bari hejuru, umwe n'uzajya ukomeza kuyitwara, kuko icyo gihe Lewis Hamilton yari umuhanga, ariko na Nico Rosberg batwaraga nagara abahanga. Ariko ababyibuka kera Hamilton yatwaraga nk'uko mubona Max wenda atwara ubu ngubu, atwara ibintu biri dati cyane, aje n'abashoferi yone yakora ikintu cyose kugira ngo atsinde. Ibyo rero ubwo bugegera bwose Nico Rosberg we ntabwo yarazi, we yari umuntu uri aho ngaho nyine usekeje nyine. Hanyuma rero tibyaje kugenda gute? Kuri sezo ya gatatu ya 2016 Toto Wolff yakoze icyo bita nk'ubugambanyi, kuko mu modoka ya Lewis Hamilton buri gihe bashyiragamo amayereri, kandi ku bushake buri gihe bashyiramo amayereri, bikarangira Lewis Hamilton agize za DNF nyinshi. DNF bisobanura nyine ngo did not finish, bikarangira nyine atarangije yiboneye zero, ubundi we ayo yari bubone yose akaba yatsinze. Byaje kurangira nyine ubwo ngubwo baremeye Nico Rosberg abasha gukuramo aga championship ka 2016, hanyuma ahita akiri n'umwana muto cyane, ko nyine yarabibonaga yuko ntabwo ibyo bintu bizakomeza byo kumugwaza. Ariko byibuze bamurwazaga bavuga ati niba Lewis Hamilton atayitwaye Nico Rosberg azayitwara. Bitandukanye rero n'ikibazo ubu ngubu kiri muri Red Bull kano kanya. Red Bull bimeze bite? Max ari ku gasongero hejuru kabisa, ari gutwara Grand Prix imwe ku yindi, kuko ubu ngubu amaje gutwara Grand Prix 7 yikurikiranya adahagara, nta wundi muntu ujyamo hagati. Ibi rero bikaba bivuze iki? Bikaba bivuze yuko
we nyine ari hejuru, gutwara championship ni ibintu bimworoheye bitewe n'imodoka afite. Ariko rero bakavuga bati bite Sergio we ntabwo ari umuntu, uyu Checo w'umunya Mexique we ntabwo ari umuntu, ntabwo akeneye nawe kugira aga championship kamwe atwara nk'umuntu wagize amahirwe akaba aje muri Red Bull ifite imodoka nziza. Kuko ubu ngubu tuvugana Sergio Perez amazemo hano, iyi ni sezo ya gatatu, kuko yaje muri 2021, 2022, iyi ni 2023. Sezo ya mbere anafashijemo na Max gutwara iyo championship, ya kabiri Max arayitwara. Iyi ngiyi rero nabwo biragaragara ko ari kure, kuko nubwo ari uwa kabiri ariko umugenzi amurusha amanota menshi cyane, ntabwo bishobora kuzakunda. Bati se abantu bagatangira bakabwira Christian Horner ati kuki nawe utakora ubwo bugambanye nk'ubwo Toto Wolff yigeze gukora muri za 2016, ubwo yajyaga ashyira utuherere mu modoka ya Lewis Hamilton, nawe ntiwabikora kuri Max ngo turebe ko hari icyo bitanga. Ubwo rero ariko we agasubiza avuga okay, si ugusubiza ariko nicyo abatekereza, ni nacyo n'abantu benshi bareba kure batekereza, bakavuga bati uyu Sergio Perez niyo Max atayitwara, Sergio Perez ntago ari kuri calibre yo gutwara championship. Bari aba Alonso na ba Hamilton na ba Charles Leclerc bayimutwarana, kuko ubundi umuntu uri butware championship byibuze niyo wa mbere agusiga uri wa kabiri, buri gihe akagusiga ari uwa kabiri. Ibyo bintu rero Perez yari yagerageje kubikoraho muri nka Grand Prix nk'enye za mbere, kuko yatwayemo nk'ebyiri, ariko nyuma yaho yizira ku mwanya wa gatandatu, wa karindwi, wa munani gutyo. Ukabona ko rero baramutse bajernye Max ntayitware bashobora kubura byose na Sergio ntayitware, kuko ntabwo ari kuri kariba yo kuba yatwara championship. Niyo mpamvu rero buriya Christian Horner amureba akaba ati wo rero n'ubundi ndabona ukiri kure cyane, so mwese mwisiganijwe. Ati rero nta kundi kero meilleur gagne, niko abafaransa bajya bavuga, urusha undi nyine aba ari ukubitundi. Naho kujya kugambanira umuntu n'uwo dushaka gufasha nawe nta kintu azakora, tubizi yuko ashobora kuzadutenguha. Akata ati nta kundi Sergio ihangane huzo. Nibyo rero nibyo twari dufite uyu munsi, tubanone undi munsi.